Reka nongere mbasuhuze kandi nongere mbaramutse bene u Rwanda, abo dusangiye isano, mwebwe dusangira amaraso adasaza kandi mwebwe dusangira kumbehe imwe ntiducurane ibanya kugira Imana. Ndabakeje ndongeye ndabasuhuje bene u Rwanda, nimuhorane kwibohora guhoraho, rimwibohore. Ndabizi mwaribohoye, nimuhorane u Rwanda ruzira umukoroni, nimwizihirwe nirubangukana bigwi wanyu nk'ibisanzwe. Bafashe uyu mwanya mwiza kugira ngo twongere tubane ku munsi mwiza nk'uyu nguyu, twongere duhuze ibiganza banya kugira Imana, twongere dushembekerane, twigirire u Rwanda rumwe, umugozi umwe tuwusenyere mwokagira Imana mwe, dukomeze turwiyubakire uko murubona uko nguko. Ndabasuhuje rero nirubangukana bigwi muti, ese uyu munsi rubangukana bigwi kandi nyakugira Imana shongore baririmba mu gitaramo uti ni amahoro. Ndizihiwe rugamba rw'inka, ndizihiwe ku Rwanda rwiza nk'urunguru. Ye nanjye naribohoye, nanjye kandi narabohotse. Uyu munsi rero ndaje ngo kugira ngo twongere tugaruke, twongere twibuke, tuzirikane izo mfura zaharaniye ibyo byiza. Yego, hambere h'abami bati bararukotaniye, repubulika iraza, inkotanyi zirarukotanira. Uyu munsi turizihiwe, uyu munsi turashembekeranye, uyu munsi dushengeye turirimba kandi duhimbawe ku bwa Rugamba Sipiriyani. Ndabizi namwe muri ingeri kandi ingeri nziza koko. Yego, muti ese rubangukana bigwi harya wabanza ukatunyuriramo hambere h'abanyarwanda izo mfura zagize gutya zikimana u Rwanda, zikanga izo nyangabirama, zikanga ubwo bukoroni, ahubwo zigaharanira kwigenga k'u Rwanda uyu munsi. Yego, ndahera kuri Rukara rwa Bishingwe. Rukara mwene Bishingwe muramuzi cyane, agira atya akaranduza imbago abakoroni cyangwa se ababirigi bari bateye mu masambu y'Abarashi. Rukara rwa Bishingwe ati oya, nanze agasuzuguro, nanze umwanzi watera u Rwanda. Rukara rwa Bishingwe aragenda aziranduzamo, maze Rupiyasi ati mumpamagarire Rukara rwa Bishingwe. Byaje kurangira Rukara rwa Bishingwe amwitabye ndetse kandi anamwivuganye, yivugana Rupiyasi ati yambu ni ukwamburwa inka n'abana. Yari yabibonye ko aba Bakenya bashaka gukenya u Rwanda, yari yabibonye ko aba Bakenya hari icyo bashaka kwangiza kuri uru Rwanda. Nuko rero murumva ko Rukara rwa Bishingwe nubwo yaje kugira gutya akanyongwa, ariko yagiye ari imfura, yagiye ari intwari. Yego, ntabwo ari we gusa kandi twareba nanone ko hambere buriya u Rwanda rwatabarirwaga n'abarwo, u Rwanda rwatabarirwaga n'ingabo zarwo. Muti ese byo byabaga bimeze bite? Ndaza kukwibutsa ko hari impeta z'ubutwari zo hambere, harimo umudende, imotore no gucana uruti. Umudende rero akaba yivuganya ababisha barindwa batsinze mu itsimbaniro, agatahukana ubutwari. Icyo gihe babaga barwana n'ubundi n'izindi mpugu zo ku ruhande zateraga u Rwanda. Bati hoya, nubwo kwabaga ari uguharanira ubwigenge bwarwo. Bati imotore akaba yabatsinze mu itsimbaniro ababisha 14 bose, ariko agira ngo yimane u Rwanda, agira ngo rwemarare ruhorane ubwo bwema Rwanda rwa Gasabo. Yego, muti gucana uruti se uwo ngo nawe yabaga yaratsinze mu itsimbaniro ababisha 21 bose. Ye, murumva ko hari icyo yaharaniraga. Nuko rero uwo nawe agacanirwa uruti rw'icumu rye, agasonerwa kutazasubira ku rugamba n'umunsi n'umwe cyane rwose. Ukavuga uti u Rwanda nukuri hambere aho urumva ko baruhoranye. Uyu munsi rero nabwo kandi inkotanyi cyane baraza bati u Rwanda turubone rumeze neza uko nguko. Bati twange ikibi, twikorere buri kimwe, twoye gutegera amaboko abadashaka kuduhobera. Yego, bararuheba rugira uko nguko turubona. Uyu munsi rero turaharanira ubwigenge twahawe guhera ku ngoma ya cyami, twahawe guhera ku ngoma y'abasogokuru bakabuturaga, ndetse nubwo batabigezeho uyu munsi turishima ko turi kumwe n'abatubashije kuba twabasha kugera kuri ibyo byose
uyu munsi. Yego rero uyu munsi rero turizihiza ubwo bwigenge dufite. Noneho rero bene Imana dukomeze tubuhorane. Yego dukomeze tubuhorane, uku kwigenga nitwe twabiharaniye. Niyo mpamvu uyu munsi kuba twebwe tutarabashije kugera kuri abo bose ngo bakomeze baze badukoroneze, ibyo byose tukabyanga. Uyu munsi turavuga tuti u Rwanda tureba ni ibyacu, ni iby'agaciro. Reka mbabwire nti rero noneho bene Imana, noneho nimuhorane Imana mu Rwanda. Umunsi nk'uyu nguyu mwiza nukomeze ubizihire, muwizihize muri kumwe na MC Rubangukana Bigwi. Nanjye nifatanyije na bene u Rwanda. Nimugire amahoro, nimuhorane Imana mu Rwanda, kandi mukomeze mushyigikire channel yanjye, kandi ari na channel yanyu nk'abanyarwanda. Ndetse nta nubwo ari y'abanyarwanda gusa, imbibi twarazifunguye n'abanyamahanga murahari. Mukomeze mukore like, mukore subscribe, mukore share ndetse na comment. Yego rero ngayo nguko rero nimuhorane Imana mu Rwanda.